kibi cyane, igitondo cy'agahinda ku banyarwanda bose muri rusange. Itariki ya 4 y'uku kwezi kwa 4 2025 ibaye itariki mbi cyane ku banyarwanda, ku gihugu cy'u Rwanda, yaba kuri guverinoma y'u Rwanda ndetse no ku baturage b'u Rwanda. Ni inkuru y'akababaro ibyutsi ivugwa kuri iyi tariki ya 4, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'agahinda yaba ku buyobozi cyangwa se no ku batuye u Rwanda bose muri rusange, ndetse n'abandi bose bazi uyu mugabo wari icyamamare hano mu Rwanda. Ni inkuru rero tubonye ibyutsi ivugwa, inkuru rwose y'incamugongo ivuga ko uwari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije uzwi ku izina rya Alain Muku cyangwa se Alain Mukurarinda yitabye Imana muri iri joro. Akaba ari inkuru rero y'urupfu ivuzwe bitunguranye, kuko uyu mugabo kuwa gatatu ku manywa nibwo yavugaga rwose nta n'ikibazo afite, aganira n'abantu batera urwenya. Hari uwavuze ati ngewe twari turi kumwe turimo gutera urwenya, nta n'igicurane, nta kirwaye, nta n'ahantu ari gutaka. Urupfu rw'uyu mugabo rero wari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije ruratunguranye cyane, akaba ari nayo mpamvu rwababaje abantu benshi cyane, kugera n'aho guverinoma yabanje kwanga kuvuga yuko uyu mugabo yitabye Imana. Kugera ubwo twakoraga iyi nkuru akaba ntacyo guverinoma y'u Rwanda yari yakavuze, kuko abenshi bakekaga yuko n'ubundi yaba atari yapfa bitewe n'uburyo yagiye muri koma. Kuwa gatatu ngo nibwo yaje kuba yafatwa n'uburwayi butunguranye bw'indwara ya stroke. Ni indwara ifata umuntu bitewe no biba bitewe akenshi no kuba unaniwe cyane, cyangwa se ubwonko bwawe bunaniwe cyane. Indwara ikaba iterwa no gutekereza cyane, muri make iterwa n'umunaniro w'ubwonko. Akifatwa rero n'indwara yaje kuba yahita ajyanwa kwa muganga. Ageze kwa muganga agerayo ari muri koma burundu, ameze nk'uwapfuye. Umunsi wose wije uyu mugabo akiri muri koma, ariko noneho birangira yitabye Imana bya nyabyo. Ni nayo mpamvu kuvuga ko yitabye Imana byatinze. Bamwe bakekaga yuko wenda yaba akiri muri koma, ariko ubu ngubu nkaba mbona amakuru yarangije kujya hanze avuga yuko noneho byarangiye, uyu mugabo yitabye Imana. Ni umugabo rero uzwi cyane, ushobora kuvuga ngo arazwi cyane. Abataramenye amateka ye bakavuga ngo azwi cyane hehe. Niba waramenye indirimbo yitwa Batsinde, Tsinda Batsinde, indirimbo yahimbiwe Amavubi. Ni indirimbo yakunze kujya bakunda gucuranga iyo Amavubi ari bujye mu mukino ukomeye cyane. Iyi ndirimbo ugasanga umuntu wese aho ari kuyumva arimo kubyina, n'indirimbo iryoshye. Uyu mugabo yari umuhanzi, yari umunyamategeko, mbese sinzi ukuntu umuntu yabivuga, kuko yari umuntu wizewe hano mu Rwanda. Hari bimwe mu byagiye bimuranga rero, hari ndetse n'amavuko ye. Reka tubanyuriremo. Uyu mugabo kuwa 14 Ukuboza 2021 nibwo uyu Alain Mukurarinda yagizwe umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Ni nyuma yo kumara igihe akora ku mwanya w'umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Amashuri yize rero, uyu mugabo yize amashuri y'incuke yayize mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza. Icyo gihe byari bizwi nk'amashuri 8, ntago byari amashuri 6. Nyuma y'uko hari habayeho reforme, aza kujya kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo economic, bizwi nka economic. Yagiye yiga n'ibindi bitandukanye rero. Uyu mugabo mwabyumvishe ko aribwo yaje kuba yagira gutya, akaba agahabwa ubuyobozi ejo bundi muri
2021 nibwo yaje kuba yagirwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Uyu mugabo yagiye ahanga indirimbo nyinshi, yagiye abarizwa mu bintu byinshi ariko byose akabyitwaramo neza, ndetse uyu mugabo yarazwiho kuba yari manager w'abahanzi, aho ari nawe wa managingaga cyangwa se wazamuye uzwi nka Gisupusupu wari waraheze mu cyaro. Uyu mugabo niwe waje kuba yamuzamura, niwe wafashaga uyu Gisupusupu mu bijyanye n'ubuhanzi. Uyu Gisupusupu yakoraga umunsi ku wundi, yitwa Aremuku niko abenshi bamuzi, ariko ubundi ntabwo ari Muku gusa ahubwo ni Ale Mukurarinda. Indirimbo zo yahanze ni nyinshi, ariko iyo yibukirwaho cyane ni iyi ngiyi ya Batsinde, Tsinda Batsinde y'ikipe y'igihugu Amavubi. My friend, biragoye kumva ko yitabye Imana, ariko nyine byarangiye mu 1990 rero nibwo uyu mugabo yaje kuba yasoza amashuri, abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu mwaka w'1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique social, ariko baza kuvangamo abandi biga science economique mu gihugu cy'Ubuhinde. Yaremuku rero ndabwira ati yababaje abantu benshi cyane. Utamuzi ntago wakumva akababaro wagira nyine kuba yitabye Imana, ariko kuba muzi bababaye wumve ngo bababaye wumve ngo bababaye. Abenshi bazamwibukira kuri iyi ndirimbo yatsinda Batsinde kabisa. Iyi ni indirimbo n'umwana ndatekereza iyi ndirimbo yaba yizi, kuko ni indirimbo yakanyujijeho. Ni indirimbo iyo itangiye gucurangwa wumva ko buri umwe wese yagiye mu birere arimo araririmba, arimo abyina, ko ni indirimbo inabyinitse, usibye kuba ivuga ku ikipe y'igihugu Amavubi, ariko ubundi ni indirimbo ibyinitse. Itangiye kuzamuka wumva ko ari indirimbo nawe ubwawe yahita ikuzamurira ibyiyumviro byo kuba wakwisanga uri kubyina. Uyu mugabo rero reka tugane ku musozo, tumwifuriza iruhuko ridashira. Nta kundi, Imana imwakire mu bayo. Birumvikana birababaje cyane, ariko nanone nta kundi nyine, nta kintu umuntu aba yarenzaho, kuko iriya nzira ni inzira ya twese. Ubwo andi makuru yaza nyuma nayo twaza kugenda tuyabagezaho uko aragenda atambuka. Kora ibisabwa birimo gukora subscribe cyangwa se abone, tujye tubasha kubana mu makuru agiye atandukanye n'abategurira. Ukoresha kuri bagenzi bawe, tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Uduhe inama, ibitekerezo, ibyifuzo, inyunganizi unyuze mu mwanya wa komenti. Ngenda cyari umuhungu wanyu Mr. Habu Big Boy Mandi Dijoke. Ndabakunda cyane, kandi turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka hano ku Isurumbi TV.